hari igihe intambara itaguhitamo ahubwo ugashiduka yakugezeho. Ese ukora iki gihe ikibazo kije kigusanga, ikibazo kandi utarigeze ukitegura, utigeze ugihitamo kandi utarigeze unatekereza yuko cyakugeraho? Ubuzima si buri gihe bworo, ahubwo bamwe muri mwe muri kureba iyi video muri iki gihe muri guhura n'ibibazo bikomeye kurusha ibindi mwigeze kunyuramo mu bihe byashize. Hari ibihe by'ububabare bukeya, hari n'ibihe by'ububabare bwa nyabwo, ariko ikibazo nyamukuru si uko ibyo bihe bimeze, ahubwo ikibazo cya nyacyo ugomba kwibaza ngo ese muri ibyo bihe byose ubyitwaramo gute? Ubuzima buragora kandi inzira yoroshye iteka ryose ntago wahora uyibona, ariko ubuzima bukwiye kurwanirwa, ubuzima bukwiye kwizerwa, ndetse bukwiye no guhabwa amahirwe, bukwiye gukomera imbere yawe ubwawe, bukwiye no gukomeza kurwana, kandi ukwiye no gukomeza kurwana utadohoka wowe. Ntukigere ucika intege, birashoboka kandi urashoboye. Hari ibibazo butunyuzamo bukatuzanira guhangayika, ubwoba, kwiheba no kutagira amahoro. Birashoboka ko muri aka kanya uri mu ntambara ikomeye kurusha izindi zose wigeze kurwana, ariko ndashaka kukwibutsa ikintu kimwe: icy'ingenzi ntabwo ari ibintu biri kukubera hafi iruhande rwawe, ahubwo icy'ingenzi ni ibintu biri kukubera wowe ubwawe, hafi muri wowe, ibintu biri kuberamo wowe indani muri wowe. Icyo nicyo cy'ingenzi kurusha ibintu biri kubera iruhande rwawe, kurusha ibintu byinshi biri gukomeza bibera aho uri iruhande rwawe. Kumva ko ufite ubwoba ntibivuze yuko ugomba kuba imbata y'ubwo bwoba. Kumva ko wihebye ntibivuze yuko ugomba gukomeza wiheba. Kumva ubwoba buje mu mutima wawe ntibivuze yuko ugomba gukomeza gutegekwa n'ubwo bwoba. Amagambo asohoka mu kanwa kawe niyo agaragaza inkuru uri kwandika mu buzima bwawe. Hari abavuga ati sinzabigeraho, abandi bakavuga ati ndabiretse, abandi bakavuga ati reka dutandukane, abandi bagakomeza kuvuga ati wenda ubucuruzi ntabwo buri gukomeza kugenda nta mafaranga arimo, bamwe bandi bagakomeza kuvuga ati twategereje abantu benshi cyane ariko byaranze, dukomeza gutakaza n'ibindi byinshi. Abandi bati nakomeje gukora inshuro nyinshi, nakosheje inshuro nyinshi. Abandi bagakomeza kwiyita ngo ese koko turabaswa, turabanyantege nkeya. Abandi bakavuga ati nta muntu wadufasha. Abandi bagakomeza kugira bati nakoze ibintu bibi cyane ku buryo nta mahirwe ngifite uyu munsi. Ariko wowe sinzi amagambo uvuga buri munsi, basi ntukajye uvuga aya magambo tumaze kuvuga aha hejuru, kuko niba amagambo yawe ahora acira urubanza ubuzima bwawe, ntuzatungurwe n'ibisubizo uzabona mu buzima bwawe, ntago azaba ari byiza. Niyo mpamvu igihe ibitekerezo bipfa, intege zawe ziba ziza. Tugomba guhitamo kuvuga amagambo atanga icyizere cy'ubuzima bwiza. Iyo guhangayika kuguteye, iyo wumva urambiwe byose, iyo wumva warakosherejwe, iyo wumva warakomerekejwe, nibwo ugomba kuvuga ati oya, nzakomeza kuza kandi nzakomeza guhaguruka, ntago nzigera ngo hasi, kandi ningwa no hasi nzahaguruka, ntago nzakomeza kuryama hasi. Nk'uko byanditswe muri Bibiliya ngo umukiranutsi ngo ashobora kugwa inshuro 7 ariko umukiranutsi akongera akabyuka. Ntukigere ucika intege, ntukigera wemera gutsindwa. Ubuhanga bwonyine ntibuhagije kugira ngo utsinde buri ntambara. Umuvuduko n'ubwo buhanga ntago ari byo bihagije, ahubwo icyo ukeneye ni ugukomera mu mutima wawe, ugakomera no mu bitekerezo, kandi ujye wibuka yuko ububabare atari ubwiteka. Ububabare bwawe sibwo buzasoza inkuru yawe, uzabucamo, kuko uri munini kurusha ubwo bubabare bwawe. Wowe uri munini kurusha ubwo bubabare bwawe, niyo mpamvu ugomba kuzabucamo, ntago ari ubwiteka. Uri mwiza kurusha ibyo uri kunyuramo. Ibuka, si ubwa mbere urize, si ubwa mbere wabuze umwuka kubera guhangayika, si ubwa mbere wabuze kubona inzira yawe, si ubwa mbere wakomeretse, si ubwa mbere umutima wawe wakomeretse, si ubwa mbere amafaranga yabaye make, si ubwa mbere inkuru mbi y'uburwayi yakugezeho utari ugeze ubyitegura. Ahubwo ugomba kubwira umutima wawe uti ngo nzabaho kugira ngo nzabone uko nzabwira abantu iyi nkuru yanjye y'ubuzima. Ibi nabyo bizashira, nzaguma mpagaze, ntago nzigera ncika intege. Mu mutwaro wose utwaye hari umugisha wahisemo. Umugisha wahisemo ni ukudacika intege. Uzatsinda, uzakomeza gukora, uzongera guhaguruka, uzambara imyenda yawe, uzava aho wicaye ukora icyo wahamagariwe gukora. Uzaba uwo wahamagariwe kuba we, kandi umunsi umwe uzereka abantu bose bashatse kuguca intege, uzereka abantu bose bashatse kuguhagarika, n'abandi bose bashatse kwica inzozi zawe, uzabereka yuko bibeshye. Icyo ugomba gukora ni kimwe: just wake up, garuka. Niyo waba nta kindi gisigaye ufite cyo gutanga, garuka, kuko igice kinini cy'ubuzima ni ugukomeza, ugakomeza kwitaba urugamba. Ndakubwira uyu munsi, ntukigere ucika intege, ntukigere wemera gutsindwa, komereza imbere. Niba ushoboye kunyura muri ubu bubabare, hari igihembo kigutegereje hakurya y'ubu bubabare. Kandi iteka ryose ujye wibuka iri jambo, ujye uhora uvuga ati ububabare si ubwiteka, ububabare ni ubw'igihe gitoya, kandi inkuru yawe ntago irarangira. Iyi ni Rush Up Media, kora subscribe ujye ukomeza kubona video nk'izi ngizi.
urabona ejo hazaza haratashe umutwe imitima turahaganze hejuru turi ijwi risubiza buri muhamagaro Russia Media ivuga